Muraho neza nshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Dore impamvu nyayo n'imyitozo 3 byahita bigufasha uyu munsi niba ubyuka nijoro ujya kwihagarika bikaba ari ibintu bikubangamiye. Ese nawe waba ubyuka nijoro inshuro 2, 3 cyangwa 4 ujya kwihagarika? Waba wumva se utabona ibitotsi bihagije kubera ko uruhago rwawe rutakureka ngo uruhuke neza? Niba ibi bikubaho, mfite inkuru nziza kuri wowe uyu munsi. Ntugomba gukomeza kubana n'iki kibazo ubuzima bwawe bwose. Muri iyi video ngiye kukwereka imyitozo 3 yoroshye wakora uyu munsi igufasha kugabanya cyangwa guhagarika burundu kujya kwihagarika nijoro. Ndaza kuguha kandi n'uburyo bw'ibanga buzwi nka double voiding ushobora guhita bwikuba kabiri ibisubizo byawe. Ariko banza wumva ibi ngibi. Ikibazo ntabwo ari uruhago rwawe gusa, akenshi n'amazi cyangwa se icyo bita fluid biba byagiye bikaguma mu maguru yawe. Uyu munsi rero tugiye kuyakuramo ayo mazi mbere yo kuryama. Birumvikana ko naba yamaze kuvamo ntabwo ari bukubyutse nijoro. Niyo mpamvu rero tugiye kubirebera hamwe mu buryo burambuye muri iyi video. Umwitozo wa mbere bawita foot rolling. Ni umwitozo ujyanye no gukanda ikirenge. Ni ukuvuga ngo utangirana n'uyu mwitozo dore ko unoroshye cyane. Ushobora kwicara wenda nko ku gitanda cyangwa se ukicara ku ntebe, warangiza ugafata nk'agapira ka tennis, akadenesi cyangwa se n'icupa ry'amazi rifunze neza, warangiza ugashyira munsi y'ikirenge cyawe, hanyuma ugatangira kugakoresha utembera hejuru yako uva ku gatsinsino ujya ku mano. Kuki rero uyu mwitozo ufasha? Akenshi ibirenge usanga bifite imitsi myinshi cyane, niyo mpamvu iyo uyikandagije kuri ako kantu kari munsi y'ikirenge bituma amaraso atembera neza, bigatuma ya mazi yari yagumye mu maguru atangira kuzamuka. Kora ibi ngibi nibura amasegonda 45 kugeza ku munota 1 kuri buri kirenge. Uraza guhita wumva ko kanya amaguru yawe yoroshye ndetse amaguru yawe abashije kuba yaruhuka. Reka twerekeze ku mwitozo wa kabiri. Umwitozo wa kabiri bawita chair squat. Ni ukwicara ndetse no guhaguruka. Uyu ni umwitozo ukoresha cyane imitsi minini yo mu maguru nka pompe cyangwa se nk'ipombo muri rusange nk'uko abantu babivuga. Ni ukuvuga ngo uhagarara imbere y'intebe, warangiza ugashyira amaguru ku bugari bw'igitugu, ukareka amaboko yawe agasa najya imbere kugira ngo ajye gufasha kuringaniza. Ukabikora buhoro, ukicara ku ntebe ariko ntuyicareho burundu ngo ugereho, ahubwo ugahita wongera ugahaguruka. Icy'ingenzi kuri uyu mwitozo, ntugahite wicara ngo uruhuke, ahubwo jya usa n'ukoraho gato ku ntebe uhite wongera uhaguruke. Ibi ngibi bituma imitsi yawe ibasha gutwara amaraso neza, kuko imikaya y'inyuma ku kibuno iragenda igasa n'ikora kuri ya mitsi, bikabasha kuyirambura ndetse rwose igahita yumva ko igomba gutwara amaraso vuba, bityo amazi nayo akazamuka akajya ku mutima ndetse n'impyiko. Ibi ngibi rero ubikora inshuro 10 kugera ku nshuro 12, ukabikora buhoro nta kwivuna ndetse nta no kwinaniza. Ikitonderwa, niba urwaye amavi ushobora gushyiraho umusego ku ntebe kugira ngo bitaza kugusaba ko uri buze kuyahinamo cyane, cyangwa se ugafata indi ntebe ushobora kwifashisha. Icyo gihe birakorohera cyane. Undi mwitozo nawe w'ingenzi cyane ni ugushyira amaguru ku rukuta. Navuga yuko ari nawo wa nyuma. Uyu ni umwitozo ukomeye kurusha iyindi yose, ukaba ari umwitozo uba muri step zigeze muri 5. Uribaza ngo izo step 5 ni izihe? Ni umwitozo woroshye cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangirana na position nziza cyangwa se uburyo ugomba kuba urimo kugira ngo ubashe kuwukora neza. Ni ukuvuga ngo uraryama hasi bisanzwe, nurangiza use n'uzamura amaguru yawe uyashyire ku rukuta, nibura amavi aba ari nko kuri degree 90 nk'uko uri kubibona neza kuri video. Ntabwo ukeneye kwegera urukuta cyane, ni nayo mpamvu ukwiriye kubukora wumva umeze neza, umugongo wawe urambuye neza. Ntabwo nyine bivuze ngo niba ushyize amaguru ku rukuta uba usa naho nawe uhegereye cyane cyangwa se uri gutsindagira cyane. Oya, reka nkubwire uko byose bigenda. Muri step ya kabiri, ukimara gushyira ayo maguru yawe aho ngaho, uraza gukora umwitozo witwa
calf pump. Uyu ni umwitozo ukoresha cyane inyama cyangwa se imikaya y'ahangaha ku kuguru inyuma. Ni ukuvuga ngo urasa n'ushyira amano ku rukuta, uzamura agatsinsino, wongera ushyireho agatsinsino, wongera usubiremo, ushyira amano ku rukuta, uzamura agatsinsino nk'uko uri kugenda ubibona aho kuri video. Ibi ngibi nabyo ni byiza cyane kuko bikora nka pompe, bigatuma amaraso n'amazi byari biri mu maguru bizamuka. Uyu mwitozo uwukora inshuro 10 kuri buri kuguru, nawo uragufasha neza cyane. Step ya gatatu nayo iri mu mwitozo mwiza cyane uzwi nka massage, ariko ugakorwa mu buryo bwa figure 4 position. Ni ukuvuga ngo uburyo uyu mwitozo wo uwukora, ushyira ukuguru kumwe ku kundi nk'uko uri kubibona, biragaragara nk'umubare 4, warangiza ukajya ukanda uwo mukaya uva hasi uzamuka ujya inyuma y'ivi nk'uko uri kubibona. Ibi ngibi nabyo bituma y'amazi yarari mu birenge ndetse no muri iyi mikaya yo hasi ku maguru abasha gusohoka mu maguru, akabasha kuba yagenda mu mubiri. Iyo amaze kugera mu mubiri rero bishobora gutuma n'ubundi ujya kwihagarika hakiri kare, aho kugira ngo uze kujya kwihagarika nijoro mu masaha yo gusinzira. Inzira ya 4 ariyo step ya 4 nayo reka nyigarukeho, ni ukuzamura ya maguru yawe. Ni ukuvuga ngo ya maguru yawe urayazamura ukayarenza noneho kuri za dogere nibura 90 yarariho, ukayazamura ku rukuta gato akagera nibura nko kuri dogere 120, ugatangira gukora nk'icyitwa pedaling cyangwa se nk'utwaye imodoka ari kugenda afata feri, uzamura wongera umanura, uzamura wongera umanura nk'uko uri kubibona kuri video. Ibi ngibi nabyo bikora inshuro 20 n'umwitozo mwiza cyane. Umwitozo wa 5 ni uwitwa relaxation. Ni ukuvuga ngo urareka y'amaguru yawe akabasha kuba yaguma hejuru, ugasa nk'uyakunguta cyangwa se uyatitiza. Ibi ngibi nabyo bifasha ya mazi yose yari yafashe mu maguru kuba yagenda akamuka ava mu maguru agaruka mu mubiri wose muri rusange, akaba yakoreshwa, cyangwa se ukaba wahita ujya kwihagarika ako kanya bitagusabye ko uri buze kujyayo nijoro. Uku gukunguta aya maguru ushobora nibura kubikora mu munota umwe, icyo gihe biragufasha. Reka nsoreze ku gace k'ingenzi nakwita nka bonus cyangwa se uburyo bw'ibanga, aribwo ni double voiding. Ibi ni by'abantu benshi batamenya. Bigenda bite? Akenshi usanga umuntu ajya kwihagarika mbere yo kuryama kugira ngo nijoro ataza kubyuka ajya kwihagarika, ariko akenshi hari ikintu kimwe abantu batamenya. Burya iyo ugiye kwihagarika mbere yo kuryama, hari igihe ugenda bimwe ntubyuzuze neza, bikaba byatuma mu by'ukuri uri buze kongera ukaba wabikenera kujya kwihagarika nijoro. Dore rero uko bigenda. Ugomba kubikora neza muri ubu buryo. Ugomba kujya kwihagarika mbere yo kuryama, wamara kuva kwihagarika nibura ugategereza amasegonda 20 kugera kuri 30, warangiza ukongera ukagerageza kwihagarika. Ibi ngibi biba ari byiza cyane kuko iyo wagiyeyo ubwa mbere hari igihe uba utarangije neza, niyo mpamvu ibisigaye ari byo akenshi bituma ubyuka nijoro. Rero iyo wongeye ugasubirayo bwa kabiri nyuma y'ayo masegonda 20 cyangwa 30, biragufasha cyane. Iyo ubikoze ushobora gusinzira amasaha menshi hatabayemo kubyuka nijoro ubwo ube wajya kwihagarika. Ni byinshi bitandukanye rero tuvugiye muri iyi video, ariko gerageza iyi myitozo uyu munsi mbere yo kuryama, urebe itandukaniro rizabaho, by'umwihariko mu majoro yawe ari imbere atandukanye n'amajoro waciye mutaramenya iyi myitozo. Indi nama nakugira ni ukwirinda kunywa amazi menshi nijoro. Ikindi kandi niba amaguru yawe abyimba ku manywa, iyi myitozo ishobora kugufasha cyane. Niba iyi video bigufashije, kanda like, uyisangize n'abandi bose wifuriza ibyiza, cyane cyane abuzi baba bafite iki kibazo cyo kubyuka nijoro cyane kenshi. Wibuke no gukanda subscribe kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora, kubera ko turashaka ko abantu benshi basinzira neza badafite ikibazo cyo kubyuka nijoro. Njye twongere duhurire mu zindi video za Physio Rwanda zikugeraho mu masaha ari imbere.